inkuru yabaye kimomo bivugwa ko Maneko w'Ubufaransa yafatiwe muri Burkina Faso. Byagenze gute? Operation yagenze gute? Umunota kundi isegonda akurini. Ubundi twinjemo oturebe uko bimeze. Batangira bakubwira ngo umugabo w'umuzungu ufite inseko ku maso, ufite kamera mu ntoki, abirimo abwira abanya Burkina Faso kaje kubakorera ubuvugizi, kaje gusura igihugu cyabo kandi agikunda, kandi akunda president wabo Ibrahim traore. Kuri Wagadugu International Airport umugabo arahageze. Wona wundi amazina ye yitwa Molel Julie akigera kuri airport baramwakiriye, yari yambaye ishati y'umweru, afite badge yerekana ko ari umunyamakuru kandi wikorera. Yabwiye abo ku kibuga cy'indege kaje gusura igihugu cya Burkina Faso kandi ko agikunda, kari umunyamakuru aje gukorera ubuvugizi abaturage kandi akunda abantu muri rusange. Uyu mugabo akigera kuri airport bamuhaye ikaze, arangije afata taxi imwerekeza kuri hoteli aho yagombaga kujya kurara. Uyu Julie Molel akimara kugera kuri hoteli yabitse bimwe mu byo yari afite mu bikapu, arangije afata akamera ke agana ku isoko ryari raho hafi, ashopinga utuntu uduke, arangije atangira gufata amafoto yishimye mu nseko y'uburyarya. Izuba ryari ririmo rirenga, atangira gufata amafoto izuba uburyo ryari ririmo rirenga. Asoje ajya hafi aho ngaho ajya gufata akacyayi, ubundi asubira muri hoteli yararagamo. Yerekaga abanya Burkina Faso ko aje gusura igihugu, aje gukora ubuvugizi, ariko naga ari byo byari bimbuzanye uyu mugabo, cyangwa se naga ari byo byari bizanye uyu Julie Molel. Uyu nguyu Julie Molel akimara kugera muri iki gihugu yatangiye kugaragara ahantu hadasanzwe, ahantu abanyamakuru bandi batajya bagera, badakunze kujya bagera. Uyu yatangiye kugaragara ari hafi y'ibigo bya gisirikare, yatangiye kugaragara ari gusura cyane imihanda migari ya za gari ya moshi. Uyu kandi yatangiye kugaragara atangiye kubaza abarinzi, ahura n'abasirikare akababaza ibibazo bitandukanye kandi biteye amatsiko, ababaza ati ese imihanda migari yanyu ni yihe, munyereka imihanda migari yanyu. Ababaza ibijyanye no gutwara amabuye y'agaciro, uburyo bayatwara, aho anyura, ari kugenda abaza ibibazo bitandukanye. Umunsi umwe bwo yaganiraga n'umusirikare, umusirikare yarasetse nawe asa nk'uwikinira, aramubaza ati ariko kubera iki uri kumbaza ibibazo byinshi biruta ibyo kamanda wanjye yakambajije? Uyu muzungu nawe Julie Molel mu buryarya bwinshi nawe yarasetse, arambwira ati ko niko abanyamakuru tumeze, niko abanyamakuru duteye, dukunda kumenya ibintu byinshi. Unyihanganire rwose, abanyamakuru dukunda kumenya ibintu byinshi. Uyu mugabo mu byumweru bibiri yaramaze muri iki gihugu cya Burkina Faso, nta muntu numwe wigeze amubona ajyanwa mu mapati, cyangwa se uyu nk'umunyamakuru nta muntu wigeze umubona yaprodinga inkuru yakoze, yaprodinga ibyo yakoreye hano, cyangwa se ngo ataginge uwo ari we wese mu bantu yagiye aganiriza nabo mu buryo bwo kujijisha. Uyu mugabo kandi yakoreshaga uburyo bwa communication mpuzamahanga bitari lokale, ngakoresheje simukadi yo muri Burkina Faso, agakoresha ubwo buryo byatumye abanyagihugu cyangwa se Maneko zo muri Burkina Faso zitangira kumwigaho. Batangiye kumwigaho kubera ko batangiye kubona ko uyu mugabo hari imyitwarire, hari byo bamubonaho bidasanzwe. Ibintu rero byaje guhinduka mu ijoro rimwe, ubwo uyu Julie Molel yagaragaraga ari hafi y'umunara wa radio muri Burkina Faso. Byaje guhinduka ubwo yagaragaraga kuri uyu munara wa radio. Hano abatasi ba Burkina Faso batangiye
kumugenda runono, batangiye kugenda bamukurikira intambwe yose yateraga, batangiye gukroninga simcard y'uyu mugabo badakoze kuri telefone ye, binjira muri email ziwe, binjira mu matelefone ye, binjira mu voice message ye, baje gusanga uyu Julien Moller uyu atari umunyamakuru ahubwo ari umutasi kabuhariwe. Babonye ibimenyetso, bamaze kubibona, inzego z'ubutasi zakusanyije bya bimenyetso byose, zirangije zibishyira Perezida kabuhariwe Ibrahim Traore. Ibrahim Traore akibibona ibingibi ntago yigeze abifata nk'igikuba, ahubwo yahise atekereza gukora ikintu cy'ubwenge. Uyu nguyu yahise atekereza kuhita ahamagara itangazamakuru, akahita akoresha press conference, ariko press conference nanone yihariye. Iyi press conference yari yihariye mu buhe buryo? Uyu nguyu Perezida Ibrahim Traore yahamagaje roko journalist, abanyamakuru bo mu gihugu mindani, nagwe yigeze ahamagaza ngo BBC, ngo CNN cyangwa RFI. Yahamagaje abanyamakuru bihariye, ariko noneho icyari gitangaje nuko yahamagaje press conference y'abanyamakuru 6 gusa n'abakameramani babo. Akimara kubamagaza, hari indi invitation yageze kuwitwa Julien Moller nk'umunyamakuru mpuzamahanga watumiwe muri press conference. Uyu kabuhariwe Maneko Julien Moller akibona iyi invitation yarishimye, aravuga ati ahubwo ahangaha ngiye kubona amakuru mu buryo bwiza kandi mu buryo butomoye. Ntago yarazi kariko imbeba yariri kujya yerekeza muri gakoco. Igihe cyarageze cya press conference, Julien Moller yaje yambaye ipantaro nziza ndende, ishati y'umweru, ndetse afite na badge ya press conference bamwoherereje, afite invitation imwemerera kwinjira muri press conference kugira ngo aganire n'umukuru w'igihugu. Abashinzwe umutekano bakimubona bahise bibuka ko ari wa mugabo uherutse kugaragara ari kuri airport, ariko na tripod yarafite, na n'umukameramani yarafite, ahubwo yarahetse igikapu mu mugongo we. Uyu Julien Moller, uyu muzungu, arahetse igikapu mu mugongo we, ndetse afite n'ikayi mu ntoki ziwe, anafite isura igaragara akanyamuneza. Ntabwo yarafite igitekerezo kibigiye kuba, ntabwo yarabizi ahantu yari yinjiye, ahubwo we yahageze afite confidence cyane, afite na invitation ubundi ndetse na confidence nyinshi. Abwira abasirikare ati njyewe natumuwe na Perezida nje muri press conference. Abasirikare baramubwiye ati nta kibazo injira, ariko mu buryo ubutuje bakomeje kumuhozaho ijisho cyane. Hari intebe 6 z'abanyamakuru 6 zari zikoze uruziga mindani mu ngoro ya Perezida, niho press conference yari yabaye. Uyu Julien Moller yaricaye, arangije afungura ikaye, areba iruhande n'iruhande, asekera abari baraho. Nta munyamakuru n'umwe wamusuhuje, nta muntu n'umwe wamwitayeho, hari hakonje hatuje cyane. Ariko we yatekereje ko ari bisanzwe, yaratekereje ati buriya mbonye ndi umuzungu, ndi umunyamakuru mpuzamahanga, baraninya, niyo mpamvu. Yicarana na confidence, aratuza. Mu kanya gatoya urugi rwarafungutse, Perezida Ibrahim Traore arinjira, atera intambwe ayinjira. Yinjiye nta kote yambaye nk'ibisanzwe. Ibrahim Traore ari mu myenda ye n'ubundi ya gisirikare nk'ibisanzwe. Ntago yagaragaraga nk'unaniwe, ntago yagaragaraga nk'umuntu ufite rush, ahubwo yagaragaraga nk'umuntu witeguye gukora ikintu gitangaje ako kanya. Julien Moller yarahagurutse aritanguranwa, aha ukuboko Perezida, aramubwira ati muraho neza Mr Perezida, ati n'iby'icyubahiro kuba ampuye namwe kandi nkunda uburyo muyoboramo. Perezida Ibrahim Traore yamusubije atuje cyane, amubwira ati okay, aramusubiza ati murakoze cyane.
nta gutinda oyo Ibrahim traore yahise atangira imbwirwaruhame aravuga ati okay, ati nyakubahwa Julien Morel, watubajije ibibazo byinshi, umaze igihe utubaza ibibazo byinshi, ariko uyu munsi ndabisubiza, ariko nanjye mbere na mbere nshaka kukubaza ibibazo bikeya byanjye. Julien Morel yasaga nkuhise atungurwa ariko arirengagiza, ariko twibuke ko akangaka kari agatego n'ubuhanga bwa perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Julien Morel yarasetse n'ubwoba, ariko agerageza kwerekana ko nta kibazo kubyo yaramaje kumva. Aravuga ati nta kibazo, ati nta kibazo rwose mumbaze. Iyi ngiyi yakekaga ko ari interview, ariko ntabwo ari interview, ahubwo akangaka akara agatego ka Ibrahim Traore. Ntabwo Traore yari yatumiye uyu mugabo nk'umunyamakuru, ahubwo yari yamutumiye nk'umutasi agiye kuganira nawe. Ibibazo byaratangiye, kamera zijyaho, abanyamakuru batandatu bari baraho bicaye batuje, ibitabo byabo amakayi barabumbura, abandi amalaptop barabumbura, bagiye kwandika ibigiye kuvugirwa aho ngaho. Ariko mu by'umwihariko abanyamakuru nabo ntago bari bazi ngo niki kigiye kuvugirwa aha ngaha. Traore yatangiye kumubaza, aramubwira ati Julien Morel, umaze iminsi irenga 23 warasuye igihugu cyacu. Aramubwira ati byo sibyo, undi aramubwira ati nibyo perezida, ati nibyo koko maze iyo minsi rwose ndi hano, ndi gushaka inkuru, ndi kuganiriza abaturage, ndi kugerageza kumva neza igihugu cyanyu. Oyo perezida Ibrahim Traore aramubwira ati ugerageza kumva wumva iki? Julien Morel aramubwira ati okay, ati andi kugerageza kumva ibibazo abaturage banyu bahura nabo, ariko nkakora n'ubuvugizi, ikindi nkareba kubijyanye n'ibikorwa remezo by'igihugu cyanyu, ati kandi n'ibijyanye n'ububanyi mpuzamahanga, kandi ndabona ari byiza. Traore atuje cyane, yarahindukiye areba ku ruhande, arangije atera intambwe yegera imbere, arangije afata ibyo uyu umuzungu yari afite Julien Morel, amwaka amamashini yiwe, arangije afata indi dokima yari afite, aramubwira ati gusura igihugu cyacu, ugasura mu bigo bigera mu 9 bya gisirikare, warangiza ugakomeza uri kugenda ureba strategy dukoresha mu buryo bwo kurinda igihugu cyacu, ukagerekaho no gukoresha interview, gushaka kuganiriza abasirikare bacu, ubabaza amabanga y'igihugu cyacu. Ati byo ukarengaho ukabyoherereza abandi. Ati uko niko kuba umunyamakuru. Traore yakomeje amwegera, aramubwira ati hari email zibanga ebyiri wohereje mu masaha ya 8 z'ijoro. Izo email ebyiri uzohereza, email yawe yari registerinze kuri server yo muri Abidjan, aho ni muri Cote d'Ivoire. Arabimubaza uyo Julien Morel acecekamo, undi arakomeza aramubwira ati Julien Morel ibyo ntago ari byo. Julien Morel yobika umutwe. Abasirikare bafunguye indi foda, bereka uyu mugabo Julien Morel, bamwereka amafoto bamufashe ubwo yarari hafi y'umunara wa radio, asa nkuri gushaka kuwinjiramo. Barabimwereka, baramubwira ati aya mafoto usa yawe. Bamweretse izindi email yagiye yoherereza abantu akoresheje amasinyari cyangwa se akoresheje iminara yindi ya gisirikare. Baramubwira ati ibi none se byo si wowe wabikoze? Uyu Julien Morel isura ye
yatangiye kubura control, yatangiye gutakaza kala, yatangiye kwijima kwa kundi muza abazungu batangiye kurakara, uruhu rutangira guhinduka ndetse n'ubwoba bwinshi, yatangiye kuhatwa ibibazo. Ariko niko abanyamakuru nabo batunguwe no kuba bari bazi ko baje muri press conference, ahubwo baje kwibonera inkuru y'umuzungu waje aje kuneka. Uyu Julien Morel yatangiye kuvuga ati nyakubahwa president mumfashe ngewe mbabwize ukuri, ati ngewe naje nje hano nje gukora ubuvugizi. Ibrahim traore yaramucecekesheje aravuga ati oya aceceka, reka nkubwire. Yarambuye map amwereka ahantu hose yagiye amapinga ibigo bikomeye bya gisirikare, ahantu hose yagiye yoherereza abari muri Europe, ibihugu byo mu Burayi ndetse n'abanyamerika, ama coordinates arayamwereka aravuga ati ibi ngibi ntago ari wowe wabikoze, ibi ngibi ni wowe wabikoze. Traore yarahindukiye areba abanyamakuru asubira inyuma ajya kuri micro aravuga ati aba bantu baturwanya nta nisoni bagira, nago batwoherereza imfashanyo, nta nubwo ahubwo baza kudusaba imbabazi, ahubwo batwoherereza abanyamakuru, batwohereza abamaneko bigize abanyamakuru kugira ngo batuneke. Ibrahim Traore yasubiye inyuma atera intambwe ajya kuri micro aho muri press conference y'abanyamakuru batandatu bari bumiwe, arababwira ati ibi nibyo duhora tubwira abaturwanya, bahora baturwanya, barashaka kwangiza umugabane wacu wa Afrika, nibatwoherereza imfashanyo ntago batwoherereza ubundi bufasha, ahubwo bo batwoherereza za maneko zigize abanyamakuru. Abwira uwo mu Maneko Julien Morel aramubwira ati wowe Julien Morel waje uje gutanga amakuru yacu hanze, dore none ni wowe ugiye kuba inkuru. Aramubwira ati ukurero niko turinda Burkina Faso, uzaza wese aje gutanga amakuru bizarangira ahubwo ahindutse inkuru. Uyu Ibrahim Traore yabwiye isi yose ati mushaka kunyica, mushaka kwangiza igihugu cyacu, ariko ntago tuzigera tubyemera kandi tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma. Nitwa Seborexon, kora subscribe nimba utari wayikora kugira ngo dukomeze tujye etubana. Menyekana TV.